abana batoya ibyo abantu bavuga ngo FDLR barashaje ngo ntago bakiri active. FDLR bafite abayobozi babo wenda bari imyaka mikuru ariko mubonye ko hakiri mu rubyiruko. Kuvuga rero ngo imyaka burya imyaka ntago ingenga bitekerezo ya genocide igendera ku myaka, no ntago igendera ku myaka. Ubwo rero bamaze kubarasa hakurya hariya M23 maze kubarasa bava mu birindiro byabo, abenshi bahungiye mu mashyamba ya Warikare, abandi bajya mu mashyamba ya Rubero, abandi bajya mu mashyamba ya Mwenga. Tutirengagije ko hari n'abandi basigaye bagiye hano mu Kirungano n'abandi bakiri muri Gomana. Tumaze gushyikirizwa none hari inzego zibishinzwe baragenda bakurikirana umwe ku wundi, abari ibyaha bya genocide barajya mu butabera, abakoze ibyaha byo kurasa amasasu babujyanye umupaka uburyo byishe n'abaturage bacu bagera kuri 16, abo nabo bajya mu zindi nkiko tubabaze ibyo bakoze. Abakoze ibindi byaha bitandukanye nabwo ubwo hari inzego zibishinzwe, twebwe icyo dukoze turabakiriye. Noneho abandi badafite ikindi bagirizwa bo barajya muri rehabilitation center ariho Mutobo. Abakiri mu mashyamba ba FDLR mu bafite buhe butumwa? Abakiri mu mashyamba ubutumwa nabaha uretse ko dusanzwe tubutanga buri gihe, si no mu mashyamba gusa, hari n'abandi bari mu bihugu duturanye, hari abari i Burundi, hari abari mu bindi bihugu duturanye, hari n'abari i Burayi. Icyo nababwira ni kimwe gusa, nuko icyaha cya genocide kidasaza uko byagenda kose. Icyaha cya genocide ntabwo gisaza. Icya kabiri, babishoboye bakaza bakataha mu mahoro, kuko bagerageje gutaha barwana inshuro nyinshi byananiranye. Bagiye bafashwa n'ibihugu bitandukanye harimo n'u Burundi, ngira ngo byaragaragaye kuko abangaba barabyivugira aho bakoranaga nabo. So babashije gutaha rero mu mahoro, bakaza ubazwa ibyo abazwa akabibazwa, agahanwa bikarangira, akajya muri sosiyete agakora n'abanyarwanda bakubaka igihugu. Inama nabagira nuko bagaruka mu mahoro.